ni ukuvuga ngo urasabwa kuba maso nk'uko uhoraho igihe yabimpaye yanabimbwiye. Nta cyumweru kirajya gishira hadasohotse ibimenyetso mu byo twahanuye. N'uyu munsi urabona ibyasohotse, tugiye kubitangazamo hano. By'ubuhanuzi buri kugenda busohora. Buri cyumweru, buri munsi, buri segonda, buri munota. Twinjiye mu gihe cy'uko mugiye kujya mubona marayika akoze iki, agacanganya abasendidede, bagahita bacanganyukirwa nabo bagakora ibi, hakaba ibi, hakipasa ibi, hagakorwa ibi. Ngira ngo rero murantunga, n'ubu mbazaniye amakuru mashya ijuru ryampaye. Maze iminsi ndwaye ariko nkuzaniye amakuru mashya. Nubwo birijije, biteye agahinda n'umubabaro, ariko uhoraho nta kundi byakiruka. Merci beaucoup. Twinjiye mu bwoba kidashobora gukotorora n'abayobozi bacyo. Aba bayobozi, amakuru nkuzaniye n'ay'ijuru, utege ugutwi kwawe kw'iburyo. By'Imana ntibabyumvira ibumoso birukanka. Abayobozi b'u Burundi harimo nyene cyubahiro Sebarundi Evariste Ndayishimiye, n'indongozi, n'inyamiramabi, n'ab'igisoda, binjiye mu mwiza w'ubwoba. Igihugu cinjiye mu bihe by'akajagari nk'uko Imana yabivuze. Ndayishimiye agiye kwinjira mu gihe cyo kuvaho, kandi nuko impumyi Farawo ntabwo inyanja yayibonaga. Biriya muba mwigisha ngo Farawo ngo yageze mu nyanja, ntabwo yayibonaga. Nta muntu winjira mu rupfu ari kurureba. Neva ntabwo ibi ngibi ari kubireba, n'ibindi kuvuga ntabwo yabyumva. Neva mu mvugo ye niyo mpamvu uzumva kubwira ngo amahera mvamakungu, amadolari ntakenewe, igitoro ntigikenewe. Abaye afite amaso n'ubwenge ari no kureba. Nta muntu mu isi uzengurutse isi ukabaza ugatanga icyo kibazo, umuntu wese akubwira ngo igihugu kitarimo amahera y'amadolari, igitoro, ngira ngo n'umwana muto yagisubiza. Ntabwo kibaho. Ubuzima butarimo ibyo bintu ntibubaho. N'Imana yururutse mu isi ikababaza, nuko yo yenda ifite uburyo yabikora nk'Imana. Ariko nta muperezida n'umwe washobora kuyobora igihugu kitagira amadolari na esase, mazutu n'ibindi. Nje rero uhoraho ashyigikire mu mwanya tugiye kuganira mu butumwa bwiza uhoraho amaye. Maze iminsi umubiri uri mu ntege nke, ariko mu minsi nk'itatu ntagaragara. Ngira ngo hari ubutumwa bwinshi marayika yandungikanye. Unyemerere rero dutangirane iri teraniro, kandi uhoraho araguha umugisha turisozanye. Ntabwo ntinda, tugakoresha utunota dukeya. Igihugu cyinjiye mu gihe cyo kidashobora gukotorora ibirimo imbere cyangwa ibiri hanze. Nta nzego z'iperereza zihagije ngo kigire amakuru yizewe. Niyo mpamvu harimo akajagari kenshi. Nge narize murantunga kandi nawe warira. Igihugu cyinjiye mu murongo kidafite ibiryo bihagije mu gihe nk'iki, kidafite igitoro ngo kideparase mu buryo nk'ubu bwose. Abenegihugu badashyize hamwe byabaye akayobera bahinga mu buryo nk'ubu. Noneho rero ubu ngubu akajagari kamwe karipasa kandi kakipasa. Hano Uvira mu 23 yamaze kwidekarara ko igomba kuhafata. Ibice bimwe na bimwe yamaze kubifata. Uburundi bwamaze kubona ko ibintu bibaye seriye. Ndashima amaze kubona ko ibintu bibaye seriye. Ahamagaje inama ikubagaho cyangwa ikibirirako. Ingingo 6 zifatiwemo. Mwumvise cyangwa se nubwo ntabivuga nk'ibinzinduye, ariko mwumvise ibintu birimo. Si n'ibintu koko bifite icyo biri bwongere cyangwa biri bugabanye, ariko urabona ko harimo guhuzagurika. Kandi urupfu, marayika w'urupfu nicyo cyandijije nabonyemo ndi kubona.
marayika w'urupfu wo ameze uku yatumwe. We yatumwe nko kugira ngo abantu babone icyo n'ibiri bintu bari kubona, nko kugira ngo abantu babone umugambi w'Imana. Reba intambara bari kurwana, muri kurwana n'ibitoro, amahera, ibintu bidashinga, aho kumva ijambo rimwe Imana bibananiza iki? Byumva Uhore yararirimbye ko bitagombera amashuri ntibinagomba amafaranga, bibarize bibananiza iki? Hano ni ibintu impossible, ni ibintu utashobora gusigura cyangwa gutanga ubusobanuro ngo umuntu abyumve, ariko hamwe n'Umwuka Wera, hamwe n'Imana, ngira ngo Umwuka w'Imana arabibasobanurira. Bwinshi akajagari ni kenshi. Ubutumwa bwiza nzanye hano ntabwo ari ubutumwa bw'amakuru yo mu isi, ni amakuru y'ijuru. Ariko mu gihugu cyacu cy'u Burundi muherutse kubona Nyamugigima, Nyamutingita, ku bwa Melchior Ndadaye. Iyi Nyamugigima yabayeho. Ku bwa Pierre Nkurunziza iyi Nyamugigima yabayeho. Ku bwa Evariste Ndayishimiye Nyamugigima ibayeho. Ariko tumaze iminsi nanone tubwira abantu, tuburira abantu, tuyobowe n'Umwuka, ngo abantu mufate igihe, mufate umwanya, musenge. Ishyamba si ryeru, amazi ntakiri yayandi. Aboga mpagazi musabwa koga mpagazi, aboga mukoresheje inda musabwa koga uko. Donke amazi si yayandi, reka mbivuga uko ni umugani. Igihugu bari kukinywesha nturi, igihugu kiri gusoma nturi cyangwa kiri kunywa nkeri. Ngira ngo tugeze nanone, ejo mwabonye ko habaye inama, ejo hahise habaye inama nakwita y'agakura y'inzego zose z'umutekano. Ma 23 Abarundi bamenye neza ko nta kabuza, ariko Abarundi bamwe basanzwe babizi, ahubwo guverinoma ya Neva bari bazi ko, cyangwa se bumvaga ko hari ikintu gihari kindi kizabuza Ma 23 kugera muri Uvira, cyangwa ko hazabaho koko isubira inyuma. Noneho rero ubu bamenye neza badashidikanya ko Ma 23 yatangiye guhonyuza ibirenge muri Uvira. Hahise haba inama rukokoma, cyangwa se inama y'ikibirira ko ihita ishyiraho ingingo 6 zikakaye ziteye ubwoba. Kandi ibi byose bisigura akajagari. Murundi kazi, nubwo navangiwe muvuga muti yaravangiwe, nibyo koko shobora kuvangirwa, ariko n'umusazi arasara akagwa ku ijambo. Ntabwo wahora uvangirwa. Ngira ngo Imana yo izabiturinda, ariko ubutumwa dutambutsa si ubwacu. Ntitubuvuga mu buryo bwo kwininahaza cyangwa mu buryo bwo kugira ngo mutuyoboke. Uwantumye niwe mukwiye kumenya mukamuyoboka. Naho jewe nta muntu n'umwe mbwira ngo ni mu ndondere, ngo ni munyite ngo profete, ngo mumpe icyubahiro. Mungu wangu nitwa Habiyambere Martin. Yesu Kristo niwe profesa. Aho rwose ntacyo bintwaye. Aho kugira ngo umpe icyubahiro cyinshi wantuka igitutsi kinini cyangwa kibi, kuko ibyo bintu ntacyo byakangiza ubugingo bwanjye kuntuka, ariko icyubahiro cyinshi gishobora kwangiza umuntu. Ngarutse aho rero nigarukire hano hino. Iyi nama y'ikibirira ko y'inzego z'umutekano zitabiriye kuva hasi kugera hejuru, ngira ngo bashyizemo ibintu bisa n'ibigoye. Hagiye kubaho isekeza mu gihugu cyose. Uburundi ntibwatewe, ntabwo yateguje gutera Abarundi, nta ntambara Uburundi bufite, ariko akajagari
gasa naho kagiye kuba kibonekeza muri Bujumbura, umuntu uhari yigengeseremwo kabyarana. Abantu batunze ibikoresho by'igisoda, abantu mufite ibisa n'ibisoda, nimwiyubare, amazi yarenze inkombe. Amazi mbisubiyemo yarenze inkombe. Imana je yarambwiye ngo hagiye kuba akajagari na nyina w'akajagari. Ubu se murongera mumbwire ngo navangiwe? Narabibabwiye uti naya wa muhanuzi w'umunyarwanda ati yatumwe. Ubu se naratumwe, tegekanya mu Gigima ngwize ifata Uburundi bwose ibucuguse. Ubu se ndatumwa, ninjye wabwiye abashoferi b'ibitoro ngo bareke gutwara kandi bihagararire rimwe mu gihugu cyose? Ubwo ni Kagame wabintumye ngo mbibwire abantu b'ibitoro? Ninjye wabwiye abantu ngo bave ruguru nibagera muri Bujumbura babure uko basubirayo, bifata iminsi? Nubwo muri bubikemure, ariko ikibazo cyo ntigikemutse. Koko iyo muba abantu bazima, mwebwe mwari kuzirikana ko ababene igihugu babatoye, uretse ko muba mutubeshya 100%, urukundo bo batanze babereka umutima w'ikigongwe babafitiye, mukabereka undi ukubye uwo nguwo ibihetanwe. Mungu asifiwe sana. Niyo mpamvu rero nuza kwitegereza, nuza kureba izi ngingo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sizo nje gusigura. Wazumvise kuko zasohokeye mu gihugu cyawe, sinazo nje kwigisha, ahubwo nkuzaniye amakuru y'ijuru, kandi ni nako bimeze. Ariko mu busanzwe ibiriho biravugwa. Burundi buri mu bwoba burenze urugero. Ntabwo ari igihugu rero kiri mu bwoba, ahubwo abanyabyaha, abanyakibi, babasuma nibo bavuga batafi, imbehe irubana, isosi yivanzemo ishishi, atahwi. Noneho urwishe ya nka ruracyayirimo, ubu birarangiye, rya shyaka ibyajyo biraheze. Koko Neva ntashaka igitoro mu gihugu. Ubwo se ni njyewe wabimutumye kubivuga ko muvuga ko navangiwe? Neva ntashaka amahera mvamakungu, akabyivugira n'umunwa we. Ni njye wabimutumye kubivuga? Mwe muvuga ko natumwe nyine. Ibyo bintu ni njye, ubwo nabyo namwoheje ngo bivuge. None se wowe ko wiza cyangwa utize, ubuzima butarimo igitoro, butarimo amadolari, burashoboka? Ubu wajya kugura imodoka ukayigura mu marundi ukabona amafaranga ujyanye y'amarundi? Wayabona? Wakubwira ngo ubare miliyari, ikintu kiri bugurwe miliyari, mujya mukora urugomero yenda se rw'umuyaga nkuba rwa miliyari 10, bakakubwira bati yabare mu marundi uyajyane mu Bushinwa urangure ibi bintu byose bizaba bikenewe. Wayatwara mu yihe modoka? Wayagezayo? Rero amahera ashyirwa mu madolari kugira ngo byorohe, byere kutubera umuzigo. Hama rero uyu munsi wa none hari ikibazo Imana yateje igihugu cy'u Burundi, ibashyiriraho Universite Ndayishimiye. Yari yarahanuwe mu kahise, ni perezida wahanuwe ahahise, avugwa mu bami bazayobora igihugu, mu baperezida bazatwara Uburundi, ariko wakabutwara abutwariye ibumoso. Noneho Burundi burava ibumoso butwarirwe iburyo, ariko uyu munsi butwariwe ibumoso cyangwa se ibubafu. Niyo mpamvu mano niyo abarundi bantaho nikora, niyo mano ibatunze. Wasumishaga ibihumbi 300 ku kwezi, ubu ari gusumisha amahera ibihumbi 900. Uwasumishaga ibihumbi 100, ubu ari gusumisha 300. Byagiye byiyunguruza kandi birabandanya. Uyu munsi wa none rero, uyu munsi wa none, kubera ko
M23 babona iri kwa divasinga ibintu byayo. Kuko mwibuke M23 ejo bundi yaridekaraye iravuga ngo ntabwo tuzivanga na FARDC, ahubwo twe nk'igisirikare cy'umwuga FARDC ize yivange muri twe. Ibivuga ku karubanda. Irongera iravuga ngo kandi ntituzasubira inyuma hano ni iwacu, ahubwo FARDC isubira inyuma. Ibivuga ku karubanda. Irongera iravuga ngo ikindi, twebwe nk'abenegihugu ba Noro Kivu na Sud Kivu dukeneye kwigenga nka leta yigenga. Sinibuka n'indi ntara bavuze. Babivuga ku karubanda. Evariste Ndayishimiye ntabwo ibi bintu yabyizigaga ko aba bagabo bari bwemange gutinyuka kuvuga icyo kintu, Abashinwa bumva, Abarusiya bumva, isi yose yumva, bumvaga ko icyo kitavuga. None uyu munsi rero hahise haba inama y'agakura yiga inegoseya ihinyanyura iby'umutekano w'u Burundi. Ubwo ni abasirikare, ni abapolisi, ni imbonerakure, ni nyumbakumi, ni responsable conseiller, musitanteri. Donc izi nzego uko zipanze zose mu gihugu zigomba kwisanga muri uyu mutekano. Noneho rero mwabonye ko bashyizemo ibyo nakita amananiza, n'amananiza kuko niba ufite inzu mu ijana ukabona umukiriya, mbere yo kuyimuha ukajya kubaza chef de quartier cyangwa se nyumbakumi, mbonye umupangayi, ngwino ndebere ko uyu muntu dukwiye kumuha iyi nzu, akayipanga. Wazasuzuma abari bubireba. Donc mbere rero suko byahora. Mbere wahaga umupangayi inzu, wagahita ajya kwa chef de quartier, noneho akiyanzuza, bakamuha agakaya kuzuza buri kimwe cyose, akagaragara nk'umwene gihugu. Ubu rero ubwo bubasha bwavuyeho. Ububasha buraba bufite inzego z'umutekano gusa. Ku mupangayi n'upanga ububasha bufitwe n'inzego z'umutekano. Kuva mu ntara uje kubi Bujumbura ntabwo bishoboka. Niko kakajagari nakubwiraga karajya kibonekeza. Naka nakandi kavutse uyu munsi, mujye mutumbarira utujagari twose dusohoka, kandi utwo n'utwibonekeza tugenda twicomekamo twose turuhisha hehe mu mutwe. Uko abenegihugu bigenda bigira kuno, urajya kubona ubone birabastinze, ya nyamugigima kimwe yasuraga kigize kujya ngo bundi imbuga nkoranyambaga zo zibyasamire hejuru, zivuge ziti umurongo n'uyu. Niyo mpamvu hano yenda ndi buvugemo na wa mwene data w'umushinwa w'umurundi kunda guhanura ibintu, ariko ugasanga ejo avuze ibara ry'umutuku, ejo avuze umweru, ejo avuze umukara, kandi akagaragara nk'uvuga ibintu donc akunda kuba yishyize hejuru. Sorry niba mvuze ijambo ritari ryiza, kwishyira hejuru mu kintu, ariko nawe arantunga, nawe ndaza kumuvugamo. Mu busanzwe ntabwo ubutumwa turi gutambutsa si ubwo kwihorera abanzi bacu, ahubwo n'ubutumwa iyo bumvira bari kurya ibyiza byo mu gihugu. Ariko koko bo basuzugura ibyo bazi, niyo mpamvu inkota y'Uwiteka ibategereza ikababaga. Ariko nanone habamo abantu imitima yabo ibinangiye nk'iya Farawo, batumva, batumvira, bagoye, baruhije, batemera, batemezwa, baba barakamandataye. Kandi noneho ingorane banahuye nayo ni kubihanura u Rwanda rutari guhuza n'u Burundi. Buriya Abarundi benshi nimugire ngo babisuzugura ku mpamvu z'uko politiki y'u Rwanda n'iy'u Burundi bitari mu murongo umwe, ntabwo ari shushushe. Noneho rero ubwo Abarundi benshi bo bakavuga ko ndi mu murongo wa politiki. Noneho Yesu nawe rero ibyo Yesu ntibimuraba. Yesu mpamya ko Yesu kuba muhuza mudahuza ibyo ntaho bihuriye. Yesu ivuga butumwa rye riguma kwa kundi, umurongo uguma kwa kundi, nubwo Burundi bwaba
bukundana n'u Rwanda nubwo mwaba mwangana, nta kibuza abayuda gutabarwa cyangwa icyo Yesu ari bukore ategerezwa kugikora nyine uko ukuri kwamye mu Kirundi. Nigarukire rero M23 ko yakandagiye Uvira rero, ubwo inzego z'umutekano zose zigiye gutangira gusaka abarundi mwese. Uwo zisanganye igikoresho cya polisi cyangwa se babize abantu b'abajeni, abasivile, hari n'abantu bikundira igisirikare abandi bagakunda igipolisi, hakagira nk'akantu gato unateza ku ikoboyi yacitse mu buzima bwawe, cyangwa ukaba ukunda n'ibikoresho bya gisirikare, nta n'undi mugambi. Muri Yubara hagiye kubaho isekeza gusaka Nyabahururu ritabatwara. Aka ni akajagari kagomba kuzenguruka igihugu cyose ku mpamvu z'uko batizeye umutekano wabo kandi nta n'uwo bafite, kandi koko ntawe uhari. Bibiliya ivuga ngo ntarinze abarinzi barindira ubusa. Iminsi yose rero Neva amaze ayoboye, icyizere afite kiraciriritse ku cyo ari gusabwa, ku byo ari gusabwa kuba yuzuza. Niyo mpamvu hagiye kubaho isekeza ryo kumenya ko nta bigwanisho byinjiye, cyangwa se nta baroberi barimo, cyangwa se nta bandi bantu barimo. Nshuti yanjye, ibyo bintu uri kurwana nabyo ni uguta igihe cyawe n'umwanya wawe. Uwakwinjiranye ntiwamumenye, uri kukugenza nturi kumubona, uri guhiga ntambwa, uri kwidigadiga ugatwenga. Neva rwose, Neva Evariste, umwanya usigaranye n'uwo kwihana. Ngenda bireba nkumva amosozi arakorotse. Kuba umuntu nta gihe afite cyo kwihana, kuba umuntu nta gihe afite cyo kuvuga uti njyewe ibintu ndi kubona ko byananiye, ku mpamvu z'uburwayi, kuyobora birananiye, ku mpamvu z'uko nta mwanya afite, gutwara ndumva binaniye. Ni gute umuntu yihambira ku kintu atagishoboye kugeza hasize agatwe? Harimo icya mbere, nta byo kurya byiza utariye, nta cyubahiro utarahabwa. Mu ijuru waranditswe nka perezida, mu isi wandikwa nka perezida. Ikintu kindi cyaba gisigaye muri iyi si ugomba guhabwa utarahabwa, nka nyene cyubahiro Sebarundi, gituma uhasiga ubuzima. Kuko iri shyaka nta mugisha rifite, ryinjiye rimenya amaraso. Ntibubakisha imbabazi no kwigengesera ngo rirushirizeho kwihana. N'ubu bavuze ngo Vanderede hari amasengesho. Aya masengesho yo kuwa gatanu, nimubwire amasengesho musenga, Imana ikababwira ngo igitoro ntigikenewe, Imana ikababwira ngo amahera mvamakungu. Kandi ntimugire ngo ubukene mufite ahanini bukomokaho nyine, kuko umwenegihugu wamuhaye igitoro, ufite motara yinyonga, ufite umuduga wunyonge, ufite guhaha ibintu karusa byohereza i Bujumbura, ariko ubu indya ziri mu ntara kugera i Bujumbura ni ikibazo. Abarangura i Bujumbura babijyana mu ntara ni ikibazo. Ubwo ibiciro biduge, imiti kwa muganga imiduga ibideplasa ni ikibazo, iyo arara imodoka ziri deplasa ni ikibazo. Akajagari gahaguruswa n'abadayimoni, ariko byose byurira ku tuntu wowe uri gusuzugura ngo umengo ntacyo bitwaye. Ngo none ngo nk'amadolari, perezida ukumva aravuga ngo amadolari ntacyo amaze mu buzima bw'igihugu. Ngo ni muri mikawa nyinshi, ngo niho amadolari azaza. Ngo dufise ngo kuzahingura ngo ibintu byacu kama, umutungo kamere, inzahabu nyinshi, ngo niho amahera mvamakungu azaza. Ya ingwano igihugu kirimo, ibibazo igihugu kirimo, uretse ko bigiye guhera, ni ukuri nyene cyubahiro Sebarundi rwose. Ntabwo nzi ikintu gihari, ntabwo nzi ikintu kindi. Nkurunziza watangije ibintu byo gusenga, akaba mu bintu byo gusenga ibyamubayeho ni biriya.
nawe ibikubayeho nibi, kuki mwe mutikebuka? Burangiye we rero n'ibi ngibi ndimo gukoreshwa n'Imana ndi guhanura, mbikoze uku kwezi, bikora ubutaha, ashyiraho 2, akaba amezi 3, akaba amezi 4, imbere y'ishobora byose 6, abona nta gitangaza kibaye, nge nakihagarika cyane rwose. navuga intu ubwo ubanza usohoza ibyo, noneho nugira ibyo usohoza nzabandanyiriza aho bigeze. Dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ibona, dusenga Imana yumva. Njyewe waremwe ndareba, nkumva, nkavuga, mfite ubwenge ndatekereza. Uwo senga wandemye niwe bigoye kugira ngo yumve ibyo ndi kuvuga n'ibyo ndi gukora, n'abo ndi gusabira n'ibyo ndi kwatura. Ibintu yenda navuga Yesu ateba gukora ni uguhana, ibyo ashobora guhana atebye, ariko ibintu uriseriye muri byo, nkicara kuri kamera nkavuga ngo Uhoraho yavuganye nanjye aya magambo yewe, si umugani yabivuze. Ibyo bintu biriseriye, nkabivuga tujuru, indwi igashira, ukwezi kugashira, iyindi igashira, indi igashira. Nje nkavuga umwaka wose ndi kuvuga utamvuga, ndi kuvuga utivuga, ndi kuvuga udahamya, udasohoza. Naba muvuga ngo azankorera iki kindi? Ubwo ijuru ryo naba ndifite. Niyo mpamvu rero niba n'abadede mushobora kubaho mugasenga mu myaka 5, mugasenga mu myaka 10, mukaguma mu munyenga wa y'amazi ya Kinjo, Burundi nagira uza kudusura mu Rwanda uzanzanira amazi ya Kinjo. Burundi bugira amazi meza yitwa Kinjo. Kinjo rwose niyo nanywaga narayikundaga cyane, ira society Uhoraho ayihezagira. Noneho abantu bakasenga iyo myaka yose ntiwirimbure. Inka irarisha ikaza kongera ikabigarura, ikabihekenya, ikabyumva neza ibyaribyo. Natwe rero niba dusenga gusa nk'abaromani, abaromani nibo basenga agatondekanya ishapure ku yindi, akageza inyuma kongera agatangura, yenda ntihabeho kucekinga kw'ibyo bintu ari gukora byumviswe cyangwa se byagize umusaruro, yenda akafunga. Jewe ntabwo ari uko nahamagawe, Imana impamagara, nicaye mu kuri no mu mwuka. Uwo senga ni muzima, arakora. Bibaye atari ibyo ndajya mu bindi, menye Sadeke, menye EAC, menye BRICS, menye G7, menye n'ibindi. Ibyo bintu byose mbihuze, noneho nanjye njyana na Amerika, ntere kamera, njyane n'Abarusiya kwa Zelensky, ntere kamera, nkate muri Aziya, muri Israel na Palestine, ntere kamera, aho hose nzengurukane nabo. Koko harimo abantu badahanura bahembwa amafaranga, njyewe Marite bakaba mu buzima nifuza nk'umubebe. Bivugira ibyo bintu bisanzwe bya politike gusa, kandi bo nta n'uwo babangamiye. Nje rero hano ndi muri risk, mbangamiye bamwe bavuga atari kuduhanurira ibibi, shimishije abandi bavuga bati Imana iguha umugisha uri kuduhanurira ibyiza. Ariko byose sinjye, ari abo mpanuriye ibyiza sinjye ubihanuye, ari nabo mpanuriye ibibi sinjye ubihanuye. Ndi umukozi, ndi umwana mu rugo, ndi intumwa, ndi umutumwa bantumye. Ibintu bantumye rero nibyo narinzanye. None rero mwebwe bambwiye ngo mbazanire ibi, nimwe muri kumpahanahana, umwe ankubitaho undi ankubitaho, umwe ankubitaho undi ankubitaha, nk'ururimi rukubita hejuru ku gisenge rugakubita no hasi ku kindi, rukaba hagati y'amenyo. Ariko Imana irarurinda, umuntu akarinda asaza ururimi ataruciyemo kabiri, ariko kururuma bikabaho ariko ntirucikemo kabiri. Ngayo nguko natwe turarinzwe n'Imana. Uyu munsi rero CNDD-FDD amasengesho nje ndimwe nayahagarika niba nta musaruro afite. Kuwa gatanu igihugu cyose kizingiriza ubusa, hari konje y'amasengesho. Ubundi yabaga kuwa 4, ubwo ari Vanderedi iryo tangazo ryasohotse. Nayiki
arahindura iki, arazana iki, arakora igiki, yuzuje iki, bisiguye iki, bisobanuye iki. Rero ngo kagabo gahimba kandi kataraza, igihugu kiri mu bwoba kandi kiri mu kajagari k'ibiri kuba. Ntabwo nje kukumenyesha amakuru y'ihungabana n'impamvu z'umutekano mukeya mu Burundi kuri izi ngingo esheshatu Burundi bwafashe. Nabwo navuga ikibirira kuko ejo ni Vendredi, birashyirwa mu bikorwa. Inama yateranye ejo hahise ku wa gatatu, ngira ngo rero ubwo haciyemo wa kane umwe. Ntabwo nicaye aha ngo nkumenyeshe amakuru y'ijuru, ntabwo nicaye ngo nkumenyeshe amakuru y'imboneshakure zitandukanye cyangwa n'ibyo byete bitandukanye. Ibyo ni kama kawaida, ufite n'ahandi ubyumva n'ahandi ubireba, ariko buno reka tukubwire amakuru y'ijuru. Merci beaucoup. Wowe mushyashya ukande subscribe cyangwa se saboni, abandi uhoraho abaho umugisha, umuryango mugari Famiye Imbabazi TV gatatu. Ngira ngo rero nk'uko mubizi, nari maze iminsi umubiri uri mu ntege nkeya. Birashyika ntabwo umubiri ukozwe uko, bitewe n'ibyo turya n'ibyo tunywa, umuntu ararwara. Donc n'ubuzima busimbura ubundi, igihe cy'izuba, igihe cy'imvura, n'umubiri ugira ibintu byo guhindagurika. Ngira ngo rero twihuse tuduge ku ijambo. Nkunda kwibagirwa, hari abantu bambajije umuhanuzi wiyita Bishop w'umurundi ufite isura ijya kumera nk'iy'Abashinwa, ukuze uvugira hejuru cyane. Ngira ngo igisubizo cye ntabwo Rwasa ntabwo ari we Dawidi Imana yavuze. Harimo abantu babimbajije, Rwasa ntabwo ari we Dawidi Imana yatoranyije. Munyumve neza, sinanga Rwasa Imana izamukoresha ibyo igomba kumukoresha. Nanaba perezida nta koro yangiriho ngo uwo ni Dawidi, oya. Ubwo afite uburyo we yabibonye n'uburyo yabyeretswe n'uburyo avugana n'Imana, no comment. Ngira ngo icyo kintu nkiseguyeho, ariko nanone ntanze umucyo. Abantu barambajije ngo ese nawe urabihamya ko ari byo? Ya, njyewe sibyo. Rwasa yarariganyijwe, aba yarabaye perezida ahahise, ahura n'abantu bafashe igihugu, bamera nk'abari kugihanahana. Umwe ati nzayobora, nawe mpite nguha, nanjye uhite umpa. Noneho Rwasa aburiramo hagati na hagati, nka kumwe ushobora gutanga ikarita ugasimbuka. Rwasa rero baramusimbutse, igihe cyo kuba perezida cyaranamurenganye. Ubundi rwose aba yarabaye perezida ahahise, abaye nka wa muntu wo muri Kongo wiyamamaje akarinda asaza atabaye perezida. No muri Kenya barahari bahora mu myanya yo kwiyamamariza kuba perezida, igihe kikabarengana. Uyu mutipe rero nawe ngira ngo mu myaka abona ko akiri mutoya, ariko nanone kubera ko mu busanzwe sinjya nkunda kumwumviriza cyane, ariko hari igihe rimwe na rimwe nkandaho. Ariko kubera we numva ibintu byiwe bitwarira hejuru cyane. Mu busanzwe rero Bibiliya ikidutegeka, umwuka uturimo ni uw'ubugwaneza, si uwo kuvuma, si uwo guhangana, si uwo kwiyemera, si uwo kwishyira hejuru, si uwihimbaza. Donc ni urukundo. Yesu rero umwuka yabwiye abigishwa be ubwo baburaga icumbi, ahantu Yesu yanyuze n'abigishwa be bubiriyeho, bakomanga ahantu. Yesu kandi buriya yari gutesitinga imitima twe tufite. Bakomanga ahantu, mwiriwe hodi ngaha, abo ngaha muraduha icumbi mutwiriyeho, turi kujya i Yudaya, tuvuye i Samariya, cyangwa tuvuye i Samariya tugiye i Galilaya, cyangwa tuvuye i Galilaya turi i Yerusalemu, nimuduhe. Donc bari mu ivugabutumwa ryabo ngo abantu baba imicumbi. Noneho rero abigishwa bagira Yesu inama, barabwira ati aba bantu tukore nka Eliya tubatwike. Ni ukuvuga rero Yesu arababwira ngo umwuka ubarimo ni uw'ubugwaneza, ntabwo ari uwo kwica, si uwo kurimbura. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo urugamba arimo iyo ruba urw'umubiri, yari guhamagara abakomeye.
ntabwo Herode na Pilato, ntabwo Kayizari yari kumurusha imbaraga. Yesu yari yihagije ko ari butsinde icyo kibazo. Na hano rero mwene data uwo nguwo cyangwa se uwo muvandimwe, mpamya ko igarade ry'ububishopu ni igarade riri hejuru cyangwa se ni ipeti riri hejuru cyane. Kamemu bamwe bajya bananyoherereza ibiganiro bye, nkumva barambwiye ngo gira icyo ubivugaho nk'abihorera. Nta kintu nabivugaho. Niba umuntu ahamagaye perezida, njye nkumva ntibavuganye. Umuntu agahamagara Rwasa, nkumva ntibavuganye. None ibyo bintu ngo nabivugaho iki? We agasigara gusa atanga impamvu, ubusobanuro. Guhanura ni uguhanura, ntabwo ndi kuvuga ngo Ndayishimiye natabyemera ngo turahangana, ngo Rwasa natanyumva ngo rererere. Oya, ubutumwa ntambutsa nubwumva ni byiza, nutabwumva ni byiza, koko si ubwanjye. Njyewe ndushinzwe kuvuga gusa. Ibyo kumva sijye Mwuka Wera ubitanga, ubishayiringa kuri buri muntu uri buhabwe ayo makuru ko agomba kuyamenya. Kuko twebwe ngira ngo dukwiye kuba dukora mu bwitonzi, mu bushishozi, mu bugwaneza kandi duciye bugufi. Ntabwo rero nanone turi abihaya. Nabonye akunda kuvuga cyane ibigwi, nakoze ibi, narwanye n'aba ba Dorofe, ba Kazungu, ba naka ndabacika. Oya, ntabwo ari wabacitse, ni umugambi w'Imana, ni intego y'Imana. Harimo n'udasenga wabacitse, kuko impunzi zahunze 2015 suko hari n'izatorotse gereza suko basengaga. Gusimbuka urupfu rero ntibisobanuye ko, mpamya ko rero naho nagiye mwumva avuga ibyo bintu. Ariko ibyo byose ngira ngo mu biganiro byanjye nta muntu urumva mvuga n'ibi ngibi mwumva vuga ngo Marite Habiyambere, n'ibyo biramagije. Profete Marite n'icyo Gifurasa nacyo harimo akantu. Ubwo rero nk'umupantekote ngira ngo nitwe, ubwo niba ndi umupantekote nakabaye ifise ubwenge bwuzuye, kuko Pentekoste tuyizihiza kuko iri muri twe, ituranga, ikatuyobora, ikaduha indangagaciro za Gikristo. S'il vous plaît. Ubwo rero mwene data uwo nguwo naho ngaho jewe tutanabaye nk'abagenda mu nzira imwe. Urumva we yeretswe Rwasa ko azaba Dawidi, kandi nanone ati reka mpamagare Neva tuvugane nka perezida. Ubwo yenda bafite ibyo bari kuvugana. Donc je rero ndi mu murongo wa Dawidi si Rwasa. Kameme ubwo twamaze kuba dusepara cyangwa dutandukana mu buhanuzi mu mwuka. Ariko igihugu turi guhanura, turi kuvugaho umwami ni kimwe, n'ubutumwa ni ubw'igihugu kimwe. Na Dawidi ari mu icyo gihugu, ari mu barimo imbere, ari mu bari hanze y'igihugu, ariko uwo ni Dawidi. Ngira ngo rero abambajije mwese kuri uyu mujama ukunda cyane nyine ibintu bye, wasanga ari nako karagiteri ze zimeze. Ariko mwese muzi amagrade y'aba revera pastoro, abapasteri, abarimu, abadiyakoni. Mpamya ko no kugira ngo uvuge ngo uri bishop akaba ugeze mu myaka nka 40 inarenga, koko Imana iguha ikintu kimwe gusa, iguha ubwenge n'impano ya Mwuka Wera. Ibindi bisigaye ngira ngo n'abantu babikora. Ntabwo Pawulo yigeze avuga ngo ndi Pawulo, ngo ndi umwepiskopi Pawulo, revera pastor, ngo ndi Eliya, ngo ndi musenyeri, ngo ndi Yesu nawe ni umuhanuzi. Yesu ntiyigeze avuga ngo ni njyewe naka. Yesu yaravuze ngo ndi Arufa na Omega, ariko abigizwe n'Imana. Koko ari we wabumbuye kiriya gitabo mu bimenyetso bigifatikanyije. Kandi ni nk'uko baguhishurira. Iyo bavuze biriya bimenyetso ni nk'uko wavuka umuntu akakubwira ngo fundura ruriya rupapuro, bakagusomera ibintu byose bizakugerageza bibi, noneho ukemera kujya kubabazwa uwo mubabaro, ariko ukagenda ubizi. Twebwe rero Yesu abitweretse twakiyahura. Nk'ubu Yesu anyeretse ko nzarwara sida, cyangwa akanyereka ko bazanyica,
bankuyemo ijisho bakambabura bakanyutsa, ntabwo nategereza ibyo nakiyahura mbere, sinanabaho. Twe turi abanyabwoba kubw'uyu mubiri. Ngira ngo rero n'icyo nabivugaho, nta muntu mu by'Imana, nta muhanga wabyo, nta ubimenya, nta n'injiji yabyo, kuko n'impumyi isoma igasoma izina Yesu Kristo, umwami w'i Nazareti. Kereka bamwe ku bw'amadini baratwigisha tukayoba cyangwa tukayoboka. Ngira ngo amadini afite uburyo agaragura umuntu mu byo nakita inyigisho vuba vuba akagusohora, kuruta uko siyanse zisohora abantu. Buriya siyanse zigisha abantu zikabanoza. Mwebwe banyamadini mwigisha abantu n'aba ari byo byibi, umuntu ahita akubwira ngo ndi bishopu Juya nini bishopu amaze iki, ashoboye iki, afite iki? Bishopu, Yesu angejeje kuri urwo rwego rwa bishopu, naba ndi ku rwego ruvuga amagambo atarenze 5 ku munsi. Aya 5 cyangwa 7 cyangwa 10 akavamo andi 1000 mwebwe mukwiye kuba muvuga. Ubwo nakabaye mpanura ikintu kimwe ku munsi, mwebwe mwakibonye bamwe bakanezerwa bakakigenderaho umunsi ukarangira. Ngira ngo rero ari Yesu uri kuduhaya amatitire, twaba turi abantu bakomeye cyane. Ikibazo rero tuyahabwa n'aba bantu batubyara mu ivanjiri, ni nabo bishe itorero, ni nabo bishe ibintu. Umuntu baramufata kuko biburiye abakizwa, bakiburira abakirisito, bagahita bamusengera ku bintu atazi, adasobanukiwe, atigishijwe, atarizwe, ataganirijwe, noneho ukavumbukana kamere cyangwa ingeso n'ibindi bintu komperetoma naka, ugahita ujya mu ntama ukayobora izubaga, izuvuna, izubabaza, izukinja, donc byose bikaba akajagari na Yesu akabura hagufatira mu murongo umwe n'undi. Rero ngira ngo nicyo kibazo duhura nacyo, abigisha babi bagahita babyara abanyeshuri babi. Noneho rero ngo umuntu mubi iyo yigishije mugenzi we ngo aba mubi nk'ubwe 2 cyangwa 7. Bibiliya hamwe havuga uko, ahandi kahavuga uko. Nicyo kibazo rero twahuye nacyo muri Afurika, cy'abantu ngo b'abapotere, b'abaposo, murebe noneho nka apotere Mbayahaga. Ariko Mbayahaga we n'umunyepolitike, biragaragara ko anabishoboye ibintu bya politiki. Ariko umuzanye muri kote y'iby'Imana, Mbayahaga arabizi iby'Imana, ariko byo ntibimwubatsemo, ahubwo politike yo imwubatsemo. Urabona ko politiki imuteyemo n'imizi yayo, ariko ibyabweho iby'Imana biri ku munwa no mu ikote, kositimu yambaye, ariko ntabwo bimurimo. Ngira ngo nuko analize yanjye naba ndi kubibona. N'uyu rero bisa n'ibyo, we urabona hazamo guhuzagurika. Ibyo avuze uyu munsi si byo yenda yavuze ejo, ariko gisuka umurwanya, sijya avugaho, sinange yavuzeho, sinjye wamutumye, sinjye umuha impano, sinjye wamwigishije, sinjye wamusoye, nta n'icyo nabikoraho. Ariko ku muntu wambajije, ntabwo nigeze muhamagara, sinanamuhamagara. We nabishobora akihurira n'abantu beza gusa, mukaba muri inshuti ze mumukunda. Ibintu byose by'Imana bigira urutonde, bikagira n'umurongo, kandi bikaba ari ibintu bifite ishusho n'isura umuntu wese yitegereza akareba, akabona ko icyo kintu gifite itanguriro n'iherezo. Naho ibintu biri mu kirere, ibyo ni ibyo mu mwuka. Iyo biri mu kirere biba ari ibyo mu mwuka. Nawe rero ibintu byose byiwe biba biri hayi, biri hejuru cyane. Ngira ngo rero naho ngaho nagarukira. Twiko watangiranye natwe, usozanyije natwe, turi mu masengesho y'amezi 3. Turi mu gihe cyiza, Imana yaduha ubutumwa bwinshi, kandi ibintu buno bigomba kujya bisohora buri kwezi. Buri kwezi, buri ndwi, buri munsi, hano hari ibintu bigomba gusohoka. Turi mu kwezi ko kugira ngo ikintu cyipasi, ikindi cyipasi, ikindi cyipasi, ikindi cyipasi.
uko niko bimeze, we aba apudete bakonegite ibisigaye mwemu yera nawe ari tayari. Ngira ngo rero reka dusengane. Imana data ugumemo gatanu n'agasheri kako. Mwami Yesu turagushimiye ku bwa bene data twatangiranye, uzabahe kurya ku mbuto zo mu gihugu, bahabwe baraganwe isezerano na Kristo. Twebwe twese turagushimiye, uhoraho ubishimirwe kandi ubishyirirwe hejuru, ubihererwe icyubahiro. Ni wowe tanguriro n'iherezo, kandi ni wowe buzima bwa misi yose. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose.